senga, tanga, ariko utange. Gutanga bitira umwuka w'ubukene. Umva, tujya tuvuga ngo icyo ufite ugituma icyo udafite. Hamagara ibyo udafite ukoresheje gutanga. Shalom, shalom, ndabashuje mu izina rya Yesu. Bifuriza kugubwa neza aho muri hose. Ndacyabashimira mwega bakomeza kunkurikirana kuri chaîne, mwumva ijambo ry'Imana, abaduhamya, abatubwira iby'Imana ikora binyuze mu ijambo tubagezaho aho muri hose. Bifurije amahoro n'amahirwe muri uyu mwaka twatangiye ndetse n'ibizakurikira hose. Mugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Nakuzaniye ibintu nibura 4 bigiye kugufasha gutsinda muri uyu mwaka. Nkuzaniye ibintu 4 ugiye guhagararaho bibashe gutsindishiriza muri uyu mwaka. Ibintu 4 ugiye guhagararaho, ugiye kwitondera, ugiye gukurikiza, hanyuma ubashe kuba successful muri uyu mwaka. Haleluya, ndacyagushuza, ndacyakwifuza umugisha, ndakwibutsa utarakora subscribe. Nyaboneka iyo nkunga yenda gusabye, kora subscribe bityo bikorwa rimwe gusa, hanyuma ujye unasharinga ijambo ry'Imana ugufashije, usharinge n'abandi, bamwe n'abandi bafashwe. Na comment yawe twayakira, na like yawe ndayikeneye. Imana igumugisha. Nkuzaniye ibintu 4 bigiye gutuma uba successful, bigiye gutuma ucamo, bigiye gutuma utera imbere birenze uko wateye imbere. Ibintu 4 bigiye gutuma utsinda ibyo byaragutsinze. Ibintu 4 bigiye gutuma uzambwa buhinduka. Vuga ngo amina ahuri. Mwibutse ijambo ry'Imana niko kuri. Yohana 17:17 Yesu aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Ijambo ry'Imana niko kuri. Ikintu cya mbere nakuzaniye, ibyo nkuzaniye ibintu 4 nta kintu kimwe kigucika. Ikintu cya mbere nakuzaniye ugiye gukora kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke utsinde. Ikintu cya mbere ubakira ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana. Ubakira ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana. Dusome mu Matayo 7. Matayo ibice 7 umurongo wa 24 na amagambo umwami Yesu yivugiye ubwe. Matayo ibice 7 umurongo wa 24. Umva ukuntu havuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Matayo 7:24. Yesu aravuze ngo umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Amina. Urashaka kuba successful, urashaka gutsinda byagutsinze, urashaka kuba umuntu utandukanyeho, urashaka gutsinda ibihe bigutsinde. Abantu benshi bafite ubwoba bw'umwaka twatangiye kuko bafite ubwoba yuko ibyaba mwaka ushize bizakomeza, niyo byakomeza, niyo byahinduka. Ibihe ni ibihe, ariko wowe hari ikintu wakora ukagenga ibi, ukagenda hejuru y'ibihe, ugatsinda ibitsinda abandi, ugaterwa bitera abandi ubwoba. Icyambere naguhitiyemo kukubwira uyu munsi wa none, ubakira ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana. Yesu aravuze ngo umuntu wese wumva amagambo ye akayakomeza azameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Kuyakomeza niki? Ni ukuyakurikiza. Abantu benshi bumva ijambo ry'Imana nk'inkuru. Abantu benshi bumva ijambo ry'Imana nk'ibintu bimeze nk'ibiganiro. Reka da, teka amatwi muvandimwe. Hari ibyo wowe wita ukuri, hari ibyo aho uri wita ukuri, hari ibyo wita bene wanyu bita ukuri, hari ibyo science yita ukuri, hari ibyo politike yita ukuri, hari byinshi byitwa ukuri. Ariko ijambo ry'Imana niko kuri. Yesu yavuze ngo niwubakira kuri kw'ijambo rye uzameze nk'umunyabwenge wagiye kubaka akubaka ku rutare. Ninde muntu wajya kubaka inzu ntiyifuze ko izakomera? Ninde muntu wajya kubaka inzu akifuza ko umwaka umwe yaba yashaje cyangwa yaguye? Ninde muntu wajya kubaka inzu akifuza ko kwezi kumwe imvura yayigusha? Oya, umuntu wese ajya kubaka yifuza ko ibyo yubaka bizakomera. Yesu aravuze rero ngo umuntu wumva ijambo rye akarigenderamo akarikurikiza ngo ameze nk'umunyabwenge wagiye kubaka inzu akubaka ku rutare. Uyu mwaka rero ibyo ukora byose reka wubake ku rutare ariryo jambo ry'Imana. Umvye cyambere muhitimwe nakubwiye ibintu 4 bituma ube successful uyu mwaka. Icyambere n'ukubakira ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana. Kubera iki ijambo ry'Imana n'ukuri. Yohana 14:17 Yesu yaravuze ngo Uwiteka Imana atweresha ukuri. Ijambo ry'Imana ryakweza, ijambo ry'Imana riragutunganya, ijambo ry'Imana riguha ubwenge, ijambo ry'Imana riguha ubutsinzi. Ubakira ubuzima bwawe kuri kw'ijambo ry'Imana. Matayo 7:24. Yesu aravuze ngo uwumva amagambo yanjye akayakomeza cyangwa akayakurikiza ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Abantu twese turubaka, ariko abanyabwenge ntabubakira ku rutare. Urutare savuze n'iki rero? Ni ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Emera ijambo ry'Imana nk'ukuri. Cyane cyane mu Kristo, we muntu wemera Imana, wo ushaka kuba successful mu byo ukora byose. Ubakira ubuzima bwawe
ku ijambo ry'Imana. Uzaba umeze nk'umunyabwenge wubatse ku rutare. Ntumva Bibiliya ikora kuba ku bantu babiri, ivuga ku munyabwenge ikuvuga no ku mupfu cyangwa se umupfapfu. Ntubu mupfu reka umunyabwenge. Yesu avuze ngo umunyabwenge nuwe, ni umuntu wumva amagambo ye, ni umuntu wumva ijambo rye akarikomeza, akarigenderamo, akarikurikiza, ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ibyo wubaka byose icyamukubaka ku rutare, ibyo ukora byose icyamukubaka ku rutare, waho kubaho kose icyamugahindura ukubaka ku rutare. Urashaka kuba successful, urashaka kunyura mu bihe ntibikunyuremo, urashaka kugeraho umwanzi arazi ko wagera, urashaka kubona ibintu bihinduka. Icyambere wubakira ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana. Wumva ijambo ry'Imana akarikurikiza, akarikomeza, aba ari umunyabwenge. Ngo ameze nk'umunyabwenge wubakiye, ngo umeze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Niba ushaka gutunganirwa, niba ushaka gutsinda, niba ushaka kunyuramo, izere ijambo ry'Imana, yicomeke mu ijambo ry'Imana, hagara mukuru ku ijambo ry'Imana, gendera ku ijambo ry'Imana ry'uyu mwaka n'ibindi bihe. Uyu mwaka uzabona unyuramo amahoro, uyu mwaka uzawutsinda, uyu mwaka ntabwo uzaguhitana, uzawunyuramo amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Ibuka, ijambo ry'Imana ritanga ubuzima, ijambo ry'Imana ritanga icyerekezo, ijambo ry'Imana riduha intsinzi. Ntugashake intsinzi aho itari, ijambo ry'Imana riduha intsinzi. Ubutunzi bw'abizera buba buri mu ijambo Imana yabahaye. Ngusubiremo, ubutunzi bwanjye nawe twizera Imana buri mu ijambo Imana iduha, itubwira. Ubaka rero ubuzima bwawe nk'umunyabwenge. Reka ube umunyabwenge, umere nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Nutubaka ku rutare bizasenyuka. Nutubaka, uretse na corona n'ikitari corona kizabisenya. N'ikitari corona kizasenya ubuzima bwawe nutubakira ku rutare. Ndagukanguriye ubuzima bwawe reka bwubake ku ijambo ry'Imana. Icyo ni icyambere cyatuma ugira ute gutsinda, uba successful, unyuramo. Icya kabiri, rekeraho gutinya, tsinda ubwoba mu izina rya Yesu. Icyambere ubakira ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana, uraza kuba successful. Icya kabiri nagutoranyirije, rekeraho gutinya, tsinda ubwoba. Icya kabiri, tsinda ubwoba. Ubwoba ni intumwa ya Satani mu buzima bw'abantu. Ubwoba ni ingoyi ya Satani azirikisha benshi. Ubwoba ni ikiziriko Satani azirikisha abantu. Ubwoba ni imbuto y'umwanzi ashyira mu bantu. Ntiwemere ubwoba. Abantu benshi bafite ubwoba bw'ibizaba. Umva, nta bushobozi ufite bwo kumaneginga ibizaba, ariko ufite ubushobozi bwo kunyura mu bizaba. Wanyumvise? Nta bushobozi ufite bwo kumenya ibizaba byose no kubijera, ntabwo bishoboye. Twebwe abantu dufite aho tugarukira. Ariko abiringira Uwiteka, abiringira Imana, bafite ubushobozi bwo kwizera Imana, bagatsinda ubwoba, bakabinyuramo amahoro. Amen. Vuga ngo amina. Reka dusome muri Yobu 3. Igitabo cyitwa Yobu. Ndashaka guha impamba y'ibintu nka 4 bigiye kugufasha kuba successful. Vuga ngo amina. Yobu 3:25. Uva kuno bavuga Yobu 3:25. Yobu 3:25 kuno bavuga ngo icyo natinyaga nicyo cyangezeho, kandi cyanteraga ubwoba nicyo cyanjeho. Boneza amatwi. Yobu 3:25. Umva ukuntu avuze ngo icyo natinyaga nicyo cyangezeho, kandi icyanteraga ubwoba nicyo cyanjeho. Iri jambo nge ryarampinyuje, icyamana rikakumiza. Ingingo ya 4 nakubwiye niki? Tsinda ubwoba, anga gutinya, rekera gutinya, nta mpamvu yo gutinya. Umva ukuntu ijambo ry'Imana itubwiye ngo icyo natinyaga nicyo cyanjeho, nicyo cyangezeho, kandi cyanteraga ubwoba nicyo cyanjeho. Umva ikintu nshaka kubwira uyu munsi, ntuzakibagirwe. Gutinya ntibikuraho icyo utinya. Wanyumvise? Gutinya, kugira ubwoba ntibikuraho icyo utinya. Ahubwo ijambo yatubwiye Yobu 3:25. Ijambo nuryibagiwe uze kunesoma neza. Ngo icyo natinyaga nicyo cyangezeho. Uzi ubwoba ko nayi bubi, icyo utinya. Ndatinya ko bizaba, ndatinya ko nzakubona isoni, ndatinya ko nzatsindwa, ndatinya. Icyo utinya ubu cihamagarira ngo kikubeho. Nta mpamvu yo gutinya. Abantu twizera Imana, abantu twiringira Imana, tugira umwuka wo gushira amanga muri Kristo Yesu. Vuga ngo amina. Ingingo ya 2, tsinda ubwoba. Kizakubaho, icyagutera ubwoba nicyo kizakuzaho. Niko biri tubwiye. Gutinya ntacyo bimaze,
nta na kimwe byazakumarira, gusa bituma utsindwa. Gutinya bituma umuntu atsindwa. Gutinya ntibikuraho icyo utinya, ahubwo bigukurura mu cyo utinya. Gutinya ntibikuraho icyo utinya, ahubwo bigukurura mu cyo utinya. Nicyo umwanditsi wa Bibiliya yavuze ngo icyo yatinyaga nicyo cyamugezeho, icyamuteraga ubwoba nicyo cyamujeho. Ndagusabiye rero wowe witinya, wigira ubwoba, utikururira ayo makuba utinya. Ndakubwira gutya rero, ubwoba ni imbuto ya Satani, ntabwo buva ku Mana. Ubundi umuntu wiringiye Imana, umuntu wizera Imana, wowe wa mukristo neza amatwi, ntukwiye kugira ubwoba. Uvuga ngo amina. Ubwoba ni buva ku Mana, buva kwa Satani. Satani ateza abantu ubwoba kugira ngo abafate, ababuze umudendezo mu Mana, ababuze amahoro, ababuze ibyiringiro. Ubwo bwoba ufite ni intumwa ya Shitani mu buzima bwawe, kugira ngo iguteshe umutwe, uyu mwaka nawo kubere mubi. Ubwoba butuma abantu batizera Imana ngo bakore ibyo bababwiye. Ubwoba butuma abantu batiringira Imana bakuzura ubwoba. Ndagusubiramo rero, gutinya ntacyo bizakumarira, gutinya ntacyo bizakuma, ntacyo bimaze, bizagukurira mu gutsindwa gusa. Rekura ubwoba, anga gutinya, wakire gushira amanga mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoba ni ingoyi ya Satani, ni umunyururu ahambiza abantu, akabuza umudendezo, akabuza amahoro. Uyu ni umwaka ukwiye kugira amahoro, ukwiye kugira amahoro, ukwiye kugira umudendezo mu Mana, ukwiye kubaho ntacyo utinya, ukwiye kubaho ushima Imana, ukwiye kubaho uhimbaza Imana. Ibyazaba byose Imana izagucisha nk'amahoro. Nta mpamvu yo gutinya ibigiye kuba rero, nta mpamvu yo gutinya ibyo abantu bahanura bibi, nta mpamvu yo gutinya inzozi urota, nta mpamvu yo gutinya ibyo abapfumu bakubwiye, nta mpamvu yo gutinya kubyabaye kuri bene wanyu, nta mpamvu yo gutinya byabaye mwaka ushize, birimo gushe byararangiye, turi mu mwaka mushya. Witinya, icyo utinya uzatuma kikugeraho, icyo utewe uzatuma kikuzaho. Iri jambo ryamenyishije. Nta mpamvu yo gutinya nge nawe, mu izina rya Yesu. Akira gushira amanga, akira ibyiringiro mu Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni ikintu cya kabiri ngira ngo kigushoboze kuba successful uyu mwaka. Icya gatatu, gusenga. Samweli wa mbere ukunumva kunavuga. Samweli wa mbere avuga ngo nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere umurongo wa 12. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12 avuga ngo nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Uwo ni Hana ufite ikibazo cy'ubugumba. Akomeza gusenga atyo. Umva ntega amatwi. Komeza usenge mu izina rya Yesu. Gusenga ni ngombwa. Gusenga si amahitamo y'umuntu, gusenga ni itegeko ry'ubumana. Gusenga si amahitamo yanjye nawe, gusenga ni itegeko ry'ubumana. Niba wemera Imana, niba wizera Imana, ugomba gusenga. Uyu muntu ngo akomeza, ngo nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Imana. Tugomba gukomeza kuguma imbere y'Imana. Ntugire igituma ureka gusenga. Abantu bafite ibibera mu isi ariyo makuba n'ibyago biri mu isi, niba baho mu buzima busanzwe, bikatuma bazinduka gusenga. Nuzinduka gusenga, uzaba wiyahuye, uzaba ugiye mu rupfu. Niho hande bwa bwoba bugufata bakurangiza. Washaka gutsinda ubwoba, washaka gutsinda iterabwoba, washaka gutsinda amakuru ibihuha, washaka gutsinda amakuru ibicanege. Reka umukristo usenga, ubu umuntu usenga. Gusenga si amahitamo, ni ngombwa, ni itegeko. Isonye muri Luka cyo cya mbere, Luka 21. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka gufashisha ibintu bine bigiye gutuma uba successful. Luka 21, Luka 21 umurongo wa 36. Umva ukuntu Yesu yavuze. Luka 21:36 aravuga ngo nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho, no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Luka 26:33 Yesu yavuze ngo nuko rero mujye muba maso, wowe nkurikiye, ba maso usenge, ngo musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho. Buri mwaka ugira ibyago, buri bihe bigira ibyabyo, buri gihugu utuyemo gifite ibyacyo, buri famille ukomokamo igira ibyayo, buri kazi ukora ugira ibyako, buri rwego ugezeho rugira ibyawo. Hari ibintu iteka bitubaho, ariko ngo mujye musenga iminsi yose, ngo kugira ngo mujye mubasha kurokoka ibyenda kubaho. Aho gutinya ibyenda kubaho, senga uzarokoka ibyenda kubaho. Gusubiremo, aho gutinya ibyaba, senga uzarokoka ibizaba. Gusubiremo muke, aho kugira ubwoba bw'ibizaba, ngore wumva amakuru ibihuha gutera ubwoba, ahubwo senga uhabwe imbaraga zo kurokoka ibyaba byose. Sintinye ibizaba,
ahubwo niringiye Imana ko izancisha mu bizaba. Yesu aravuze muri Luka 23:6 ngo mube maso musenge iminsi yose. Dutegetse gusenga iminsi yose. Gusenga si amahitamo, ni itegeko rya Yesu, ni itegeko ry'Imana ku bayemera. Niba wemera Imana ugomba gusenga buri munsi. Gusenga tandukanye n'amateraniro. Ushobora kutajya amateraniro, kutajya amateraniro bitewe n'ibihe turimo, kuko wenda aho usengera adafungura. Ngeze ibyo birumvikana. Ariko gusenga si amateraniro mvuga, ni ugusenga. Mu nzu wasenga, mu gikoni wasenga, muri dushe wasenga, mu muhanda wasenga, mu kazi wasenga, mu isoko wasenga, mu bukwe wasenga, ahantu hose uri wasenga. Tega amatwi muvandimwe, senga ubishaka, senga utabishaka, senga ubyumva, senga utabyumva, senga ku manywa, senga nijoro, senga wariye, senga utariye. Gusenga si amahitamo, gusenga ni itegeko. Yesu aravuze ngo mube maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyenda kubaho. Buri gihe hari ibyabyo, aho ugiye hose hari ibyabo. Urugendo ufashe rugira ibyabo, akazi ubonye kagira ibyabo, urushako rwa rufite ibyabo, kubyara bigira ibyabyo, politiki ifite ibyayo, sayansi ifite ibyayo, filozofi ifite ibyayo. Aho uri hose hari ibyabo, hari byagenda kuba cyangwa bizanabaho. Ntitukwiye gutinya ibizabaho, dukwiye gusenga buri munsi kugira ngo turokoke ibizabaho. Sema amina. Vuga ngo amina. Icyo ni cya gatatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Ntukarindire ko bakugira inama yo gusenga. Ugomba gusenga. Senga ku manywa, senga nijoro, senga ubyumva, senga utabyumva, senga ubishaka, senga utabishaka, senga bakuvuze neza, senga bakuvuze nabi, senga wakoze, senga utakoze, senga. Gusenga ni ngombwa. Gusenga ni itegeko ry'Imana. Nusenga uzajya urokoka ibyiba. Nusenga uzajya urokoka imitego y'umwanzi. Nusenga uzajya urokoka iterabwoba ry'umwanzi. Nusenga uzajya urokoka. Amen. Haleluya. Kinagitinda bigakomera. Senga. Ingoma za kabiri ibice 20. Bibiri igaragaza uburyo Yoshafati yatewe n'ingabo nyinshi. Iyi nkuru ndayikunda cyane. Yari umwami w'igihugu, aterwa n'ingabo z'ibice bitatu cyangwa zamuka cyangwa ibihugu bitatu ko babivuga. Ingoma za kabiri 20 ku mu wambere uze kwasoma neza. Ariko ikintu yakoze ni iki? Ngo ihata gushaka Uwiteka. Umwami w'igihugu, umunyapolitike, ntabwo ari pasiteri, yari umunyapolitike. Domene yose urimo wakubaha Imana, wakwizera Imana, wasenga. Umunyapolitike, umwami w'igihugu, ahamagara abaturage bose biyiriza ubusa iminsi 3 binginga Imana yabo imwe batabare. Haleluya. Nawe wasenga. Senga wirije, senga utirije, senga uri wenyine, senga uri nabandi, senga wiherere, senga. Aho utinya ibyenda kubaho, senga Imana izakurinde mu bizabaho. Amen. Amen. Ntukagende cyane ku byo abantu bahanura ngo amakuba, yaba amakuba yaba ibyiza, ukeneye gusenga, ukeneye Imana. Vuga ngo amina. Haleluya. Icyacu rero ni gusenga. Gusenga ni ngombwa. Umuntu udasenga aba ari mu kaga. Umuntu udasenga aba ari muri danger zone. Umuntu udasenga ubuzange bwawe buri mu kaga. Umuntu udasenga aba ari muri danger zone. Senga ubishaka, senga utabishaka, senga ubyumva, senga utabyumva, senga pastor yakubwiye, senga atakubwiye, senga idini yanyu yabipanze, senga itabipanze, senga iwawe, senga mu nzira, senga mu kazi, senga ku manywa, senga nijoro, senga wirije, senga utije, senga iminsi yose kugira ngo bashe kurokoka ikizaba cyose. Imana igumugisha. Icyakane ubu umuntu utanga. Nakubwiye ibintu bine byo kufasha kuba successful mwaka n'ikindi gihe. Ubu umuntu utanga. Bibiliya iravuga ngo mu byakozwe n'intumwa ibice 20:35. Ibyakozwe n'intumwa ibice 20:35. Haravuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ni umurongo muremure ariko usoza gutyo. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ibyakozwe n'intumwa ibice 20:35. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Nyuma yo kubakizwa ku ijambo ry'Imana, nyuma yo gutsinda wanga gutinya, nyuma yo gusenga, ubu umuntu utanga. Tega amatwi rero.
Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Wibuke ko ijambo ry'Imana niyo kuri. Twe tuzi ko guhabwa ari umugisha, ariko bivuga ngo gutanga niwo umugisha. Haleluya. Gutanga ni ihame rya Bibiliya. Gutanga ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Gutanga bikingwa imiryango mu buzima bwacu. Gutanga bikingwa imiryango mu buzima bw'utanga. Ngo amina. Gutanga bikingura ikirere cy'umugisha ku buzima bwawe. Gutanga bizana igikundiro, favor. Gutanga bitsinda umwuka w'ubukene. Hari umwuka w'ubukene. Gutanga bitsinda umwuka w'ubukene. Ushobora gukora ariko ntutsinde ubukene. Senga, tanga ariko unakora ariko utange. Gutanga bitsinda umwuka w'ubukene. Umva, tujya tuvuga ngo icyo ufite ugituma icyo udafite. Hamagara ibyo udafite ukoresheje gutanga. Iyo utanze uhamagara ibyo udafite. Iyo utanze ubukinguye ikirere cy'umugisha wawe. Iyo utanze ubukingura amasezerano yawe. Iyo utanze uba wihuza n'ibyo udafite. Iyo utanze, haleluya, haleluya. Iyo utanze ubukingurirwa. Nubaho udatanga uzabaho ukingiwe ikirere. Si igihe cyawe cyo gukingirwa ikirere, igihe cyo gukingurirwa ikirere. Mu izina rya Yesu Kristo, reka wimenyereze gutanga. Bibiliya iravuga mu migani ngo hari umuntu utanga kwiragiza, ngo nyamara akarushaho kunguka cyane. Ngo ariko hari uwimana cyane, ngo bizamutera umuvumo, bizamutera ubukene. Wowe uvuga ngo ndakora gusa ariko udatanga, uzabirunda bizaribwa n'abandi. Uzabirunda bizaguca mu myanya y'intoki. Umuntu utanga cyane ndabwira umukristo wiringira Imana y'umukristo watewe n'imyuka, watewe n'abadayimoni bakuza gutanga, uraho urihebye. Umuntu utanga, umukristo bivuga ngo umukiranutsi ntiyimana, umukiranutsi aratanga ntiyimana. Umukristo utanga, gutanga bishobora kutaguhabwa. Ndabizi ko hari filozofi nyinshi zibuza abantu gutanga, ariko ibyo ntabwo ibyo bihabanye n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni kuri. Haleluya, haleluya. Gutanga ni ihame ry'Imana. Gutanga bikingura imiryango y'ubuzima bwacu. Gutanga bikingura imiryango y'umuntu utanze. Gutanga bizana igikundiro, favor. Gutanga bitsinda umwuka w'ubukene. Icyo ufite ugituma icyo udafite. Hamagara ibyo udafite ukoresheje ingingo bita gutanga. Umva, umuntu akuvuga gutya rero. Icyo utazima Imana nayo ntizakikwiba. Tanga mu Mana. Icyo utima Imana ntizakikwiba. Vuga ngo amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Urashaka kuba successful, wite kuri ibintu mugejejeho. Ubakira ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Tsinda ubwoba. Umuntu usenga. Ikindi, ubu umuntu utanga. Tanga ukwiragiza, tanga ukwiragiza, amaherezo uzunguka. Ibindi ijambo ry'Imana rivuga mu itangiriro ngo isi ikiriho ibiba n'isarura ntibizashira. Tugomba kuba abakristo batanga. Tugomba kuba abantu batanga. Menyereza ubwoko bwawe gutanga. Wimenyera kwakira. Menyereza ubwoko bwawe gutanga. Tanga nawe uzakira. Tanga uzakingurirwa. Tanga ingizi zakuma kwawe. Tanga uzatsinda ubukene. Tanga wongere utange. Tanga ibyo ufite uzakira ibyo udafite. Ni ihame rya Bibiliya, ni hishurirwa. Icyama ukakirishurirwa. Mwakire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niko kuri. Ibyo wita ukuri bishyire hasi. Wakire ijambo ry'Imana nk'ukuri. Yohana 17:17 ngo Imana itweresha ukuri. Ngo ijambo ry'Imana niko kuri. Haleluya, haleluya. Ukuri ni kuba ukuri kuko kwemewe n'abantu benshi. Ukuri ni ukuri n'uwo gutakwemerwa na benshi. Emera uko kuri n'ubwo benshi batabyemera. Mu izina rya Yesu Kristo, reka ngusorezeho nkuhanurira gutya. Yesaya 40:31 mwumve uko Uwiteka avuga muri uyu mwaka. Yesaya 40:31 umva ukuntu avuga ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagusha amababa yabo nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Uko niko Imana ivuga muri uyu mwaka. Haleluya. Niba wiringiye Imana, Imana imara gusubizamo intege, kandi n'iri jambo mbwiye rigusubizemo intege. Abiringira Uwiteka cyangwa abategereza Uwiteka barimo gusubizwamo intege nshya, imbaraga nshya, amavuta mashya, imbabazi nshya, ishirirwa rishya, ngo hanyuma bitume batumbagira mu kirere. Ibyaba byose biteguye gutumbagira, ibyaba byose witeguye kuguruka, ibyaba byose witeguye kugera ahantu hadasanzwe. Mu izina rya Yesu Kristo, abiringiye Uwiteka bahagare mu ijambo ry'Imana, batsinda ubwoba, basenge, ndetse baba abantu batanga. Mu izina rya Yesu Kristo ngusabe umugisha w'Imana, ubuntu bw'Imana bushya bubane nawe, amavuta mashya abane nawe, imigisha mishya ikurondore, utsinde abiringira Uwiteka.
barasubizwamo imbaraga nshya, baratumbagira mu kirere, baragurukisha amababa nk'ibisiga, bariruka be kunanirwa, baragenda be kunanirwa. God bless you. Amen.